Umukobwa utagukunda cyangwa umukobwa utagukunze arangwa n'ibimenyetso 10 ngiye kuba nabereka. Rero abasore benshi bibwira yuko abakobwa bari kumwe bashobora kuba bakunda, nyamara wowe ntabwo urasobanukirwa. Ushobora kuba nakwereka ibimenyetso bifatika, ariko wowe utaramenya uko akwanga cyangwa se utazi neza yuko akwanga. Abasore benshi rero reka nkubwire ibintu bibeshaho uko agukunda ari amagambo menshi, ntabwo ari amagambo menshi cyangwa se ama-emoji ugenura cyangwa se ama-gift atandukanye. Ariko umukobwa utagukunze aba afite ibimenyetso bihoraho agenda akwereka, ariko wowe ntubibyiteho cyangwa se ntubihe agaciro, kandi ibyo bintu wima agaciro nibyo bishobora byakwereka yuko uyu mukobwa agukunda cyangwa se atagukunda, ugahitamo kuba wagumana cyangwa se kuba wamureka akigendera nawe ugakomeza ibyawe, ugakomeza ku bandi bagukunda. Rero mfasha muri iyi video ngiye kuba nakwereka ibimenyetso 10 ntibize kugucika, icya 10 kiraza kuba cyagutungura. Ngiye mugiye kubana muri iyi video ni Twiragiye, ukande subscribe ufungure inzogera hatazagira video n'imwe igucika iturutse hano. Umukobwa ugukunda rero ntabwo akuburira umwanya. Uyu mukobwa ukunda ntabwo agusuzugura. Rero iyo umukobwa atangiye gukubwira wamwandikira, iyo umukobwa agukunda nubwo yaba ahuze agerageza kugushakira umwanya, ariko utagukunda urugero umwandikira wenda saa 3 za mu gitondo akagusubiza wenda saa 4 cyangwa se akagusubiza saa 8 za nimugoroba cyangwa se muri cyamunsi nimugoroba. Ntabwo rero aba ari busy, aba afite ibindi ahugiyemo cyangwa se ntaba agufitiye umwanya cyangwa se ngakugirire gahunda ihoraho. Iki kintu kizirikana. Ikintu cya kabiri tugiye kuba twarebera hamwe rero muri iyi video kizakwereka uyu mukobwa muri kumwe atagukunda, ntabwo yigera aguhamagara. Ntabwo aguhamagara igihe runaka, igihe agukumbuye cyangwa se ugashirwaho n'umunsi urashize ataguhamagara iminsi 2 iminsi 3. Umukobwa ukunda rimwe na rimwe niwe ushaka contact akaguhamagara, akabona n'iyo phone yaba yamuzimanye. Ariko utagukunda urugero buhoro buhoro ni wowe umuhamagara, uvuga umuvugisha mbere, umwibutsa, ushaka ko amutera utuburage, nta kuntu na kimwe yibwira ngo agire icyo akora. Ubona rimwe na rimwe ahora acecetse. Niyo ugerageje kumuvugisha akwereka yuko atari busy cyangwa se akakwereka yuko atagushaka. Umukobwa icya gatatu tugiye kuba twarebera hamwe, umukobwa muri kumwe kizakwereka yuko uyu mukobwa muri kumwe ntabwo agukunda, aragukoresha. Aba agukoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, agukuraho inyungu runaka. Tuvuge wenda urugero akeneye amafaranga cyangwa se akeneye wenda izindi profit kuri wowe, wumva avuze ati bebe urakoze, ariko nimusohoka nimugoroba uraza kuba wamusohokana. Numusohokana ntabwo uzaba ukoze ibyo ashaka, ahubwo azumva gushaka inyungu runaka. Rero reka mvuge muri make ibindi bintu bikurikiyeho. Umukobwa utagukunda ni byinshi ashobora kuba yagira, igihe amafaranga wari ufite amafaranga rimwe na rimwe waza kuyabura, umukobwa kenshi azahita yigendera. Nta kintu na kimwe akora adashaka bitewe n'inyungu agufiteho. Buri kintu cyose ukoze bitewe n'inyungu ashaka arakwemerera. Ikintu cya kane tugiye kuba twarebera hamwe, ntiyigera akubwira ijambo ryiza na rimwe. Nta compliment cyangwa se kuba nta gushima. Ikintu cyose umukora ubona atashima, abona bifata nk'ibisanzwe, cyakora wunda akunda n'akantu gato ubona kamushimisha. Nk'urugero umubwira ngo wakoze byinshi kuri njyewe, cyangwa se untera courage muri byinshi, ubona nta kintu bimubwiye, akagusubiza ati okay. Waba ugize impano umuheza akabona niyo yaba yakuvunye, ukumva yasubiza ati okay. Nta appreciate yaba afite na gatoya, ubona ibintu byose abima agaciro, nta gahunda afite cyangwa se ntacu bimubwiye. Ikintu cya gatanu rero uyu mukobwa muri kumwe kizakwereka yuko uyu mukobwa atagukunda, aguha umubano
wibandura aho ngaho, ntiyigera akwerekana mu nshuti ze cyangwa se ku masitatasi ye cyangwa se ngo akwerekane mu bandi. Ntabwo uzigera wumva akubwira ngo muzajye gusura mu iwabo cyangwa se muzajye gusura inshuti ze, muzakundana gutyo mu ibanga ariko abandi bantu bazabibona. So ndabaha nk'urugero, mumaze nk'amezi 3 muvugana ariko nta n'umwe mu nshuti ze urakubona, nta n'ifoto yanyu, nta muntu uri personal wenda ubizi, umukobwa uri personal kandi ari proud aba ashaka kumenyesha mu bantu benshi batandukanye. Rero aba ashaka ko abantu bamenya ko, ntabwo aba ashaka ko abantu bamenya yuko muri kumwe, yumva mwahura iyo ngiyo nta muntu n'umwe uri babone, mugahora nyine muri mwenyine, nta wundi muntu ashaka kuba yabyerekana. Ibimenyetso ntuzayumubonaho, rero uzabona yuko uyu mukobwa atagukunda. Ikintu cya 6 tugiye kuba twarebera hamwe muri iyi video rero, agutera cyangwa se agutera gutinya kumuvugisha. Nawe rimwe na rimwe ubona kubikamo ubwoba, waba ugize icyo umubaza cyangwa se icyo umusobanuza akagusubiza yihuse cyane, kubera ko n'ubundi aba ari kuvuga ngo n'iyo wagenda ntaco bafite cyo guhomba. Rero umusore iyo atizeye urukundo rw'umukobwa aratinya kuvuga ibintu amubonaho cyangwa se kuvuga inenga amubonaho. Wowe umusore ushobora kuba wenda umukunda ariko wagira icyo umubaza ukavuga ati rimwe rimwe ushobora kugenda, kandi ubundi adasanzwe agukunda. Icy'ingenzi rero uzamubwiza ukuri cyangwa se ibintu umubonaho, ntagenda uzabona n'abandi. Rero nk'urugero naguha hano, iyo ufite ikibazo wumva ko atakumva, nta mwanya, ntashaka no kuvuga ibintu birebire, ntashaka kuvugisha cyangwa se ntashaka yuko umuntu aganira, uba wishakamo ibisubizo. Kuvugana nawe ni ibintu biba bigoye. Uyu muntu aba agoye ku rwego rwo hejuru cyane. Icya 7 rero tugiye kuba twarebera hamwe muri iyi video nabateguriye, ntabwo aba ashaka ko hari ibyemezo ufata cyangwa se hari ibintu runaka ushobora kuba watekereza. Wenda tuvuge niyo muri gutekereza ku imishinga y'ahazaza, wumva yuko ibintu hafi ya byose aba ari kubyihunza. Mu byemezo rero binini usanga ari we ufata imyanzuro. Nta kubonamo umuntu ufite ubushobozi, nta kubonamo umuntu ushobora kuba wamugwanirira, aho gucya kubonamo akubona nk'umuntu aho ngaho nta kamaro ufite. Wenda nk'urugero naguha hano, arimo gutegurira ejo hazaza, ukavuga ibintu byose, akazi, inzu, plane cyangwa se n'ibindi bitandukanye ushobora kuba wageraho. So rero rimwe na rimwe yongeraho ngo tuzakorera hamwe, wakongera ngo tuzakorera hamwe cyangwa se twembi, ukabona asubije mwaga akakubwaweho nande. Menya yuko uyu muntu mutakiri kumwe, uyu muntu ushake umugendere kure, kubera ko nta keza ushobora kuba wamubonamo cyangwa se nta keza ushobora kuba wamukuraho. Reka tujye ku cya 8. Icya 8 rero aguhaye impamvu zimwe na zimwe zitandukanye, impamvu utumva neza cyangwa se impamvu zitagira 12 ko navuga kugira byumvikane neza. Ahora ashaka impamvu zatuma mutandukana. So rero ushobora kuba wamwandikira message cyangwa se ku buryo ubundi butumwa umuha, ukamubwira uti ese ejo turahura cyangwa se ejo tuzabonana, akagusubiza akakubwira ati reka tuzarebe. Iyo rero atangiye kukwikiriza akwizeza ibitangaza, kwereka yuko mushobora kuzabonana cyangwa se ko mutazahura, amenya yuko uyu mukobwa nanone ntago aba uko, nta cyizere aba agufitiye. Ibyo nabyo yakagombye kuba wahita ubibona, ukabona yuko umukobwa atagukunda. Reka turebere ikintu cya 9 tukirebere hamwe kugira ngo iyi video tuyihutishe. Rero ntigera aguha icyubahiro cyangwa se ntigera aguha respect kugira ngo akubahe. Burya umuntu utagukunda ntaguha umwanya,
ariko wenda nk'urugero nabaha, ariko kimwe n'inshuti ze akuvugaho nabi yari mu nshuti ze, akaguseka cyangwa se akagusemura mu bintu utari kubyumva neza, cyangwa se akakuvuga nabi kandi uzi neza ko ari umuntu wawe w'inkoramutima. Rero umukobwa ugukunda ashyira hejuru isi hasi, ubona ibintu byose ari proud kuri wowe, mbese nta kintu cy'isoni afite. Reka tujye ku cya 10 aracyo cya nyuma muri iyi video nabateguriye. Atekereza ko ufite icyo umukeneyeho, iyo wenda tuvuge niba uri umukene, uri umusore w'umukene, nta mafaranga ufite, nta hantu na hamwe uragera. Uyu mukobwa atekereza yuko hari ibindi bintu wenda kurusha amafaranga. Ashobora gutekereza ko hari ikintu umukeneye, ko hari ibindi bintu biri ku ruhande, biri behind, ushobora kuba umushakaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Afata ko wowe ushaka ko umurwanirira, ariko we ntacyo ashaka ko kuri wowe. We yumva wamurwanirira, ariko kuri we akumva yuko nta kintu ushobora kuba wamukuraho. Wenda yakubwira amagambo asa n'amagambo amukomeretsa, nk'iyo umubwira ibintu ubona bizabagirira akamaro, ni ibintu bisanzwe, cyangwa se nta mwanya mfite wo kugira ngo ujye mu rukundo nawe, iyo atangiye kuba yakwanga. Rero ibi bintu 10 bigaragaza uyu mukobwa utagukunze, mubimubonaho. Uyu mukobwa icyo nakubwira cyo wigendera. Icyo bisobanuye rero ntacyo wumva, ugomba kumva kuri wowe ko hari icyo usobanuye, cyangwa se niba uyu mukobwa atagushaka, nawe icy'ingenzi ni ushobora kuba wamureka. Rero uwo mukobwa ugukunda ashaka kukumva, kugufasha, kukuba hafi, ariko utagukunda agira ibi bintu byose ko ari 10 kandi akenshi urabibona, ariko ukabipfukirana ntubashe kuba wabikora. Niba ubimubonaho rero, icy'ingenzi ni uko umukobwa atari uwawe, shakisha uwawe kugira ngo mubashe kuba mwajyana, cyangwa se mufatanye urugendo. Umukobwa ugukunda ahora aguha icyubahiro kandi nta kuva iruhande, nta yumva mutatandukana. Kandi subscribe, ufungure inzogera kugira hatazagira video nimwe zigucika iturutse hano. Ngewe Nitwirage Dani, ndabakunda cyane.